ese Godfrey Niyombare na nyakubahwa bwana perezida w'u Rwanda Paul Kagame cyangwa se nyine icyubahiro perezida Paul Kagame nibo bagiye guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye, nibo batezemo umutego muri ubu butegetsi bwa Neva, nibo bagiye gukuraho CNDD-FDD neza yubatse ibintu kugera aho itorwa 100%. Mu byo abantu bibaza cyangwa batekereza, ese koko mama 23 iri gukorana na Niyombare nibo bagiye guhirika CNDD-FDD mu Burundi, ibyayo bikamera nk'umugani n'amateka bikibagirana nk'ibyaha Habyarimana? Ngira ngo rero bimeze nk'igisasu giteze cyangwa nka bya birunga bituza ariko cyaruka kikaruka umuriro. Izi ntare za Sarambwe niko zimeze, abazizi murazizi. Yesu ashimwe cyane. Hano nagiye Getsemani niho ubu butumwa cyangwa se ubu butumwa ijuru ryaduhaye niho tuburungika turi, umukama ahabwa icyubahiro. Wibaze nanjye nibaze rero, niba atari ikinyoma Ndayishimiye we yarabivuze, aravuga ati u Rwanda nirwo rubiri inyuma byose. Niyombare yahawe inkunga, ahabwa byose, n'abamufasha no mu mpunzi hose nibo banzi u Burundi bwabonye bashobora gutembagaza CNDD-FDD. Ese koko nibo bantu bagiye guhirika ubutegetsi bwa nyene cyubahiro Sebarundi i Burundi? Mu kuvuga ngo Bujumbura nk'uko injangwe yubikira imbeba, niko Bujumbura iraririwe cyangwa se yubikiriwe, kubera ko Bujumbura buno muze murebe inzu zarazimbye, abazikodesha n'abanyamahanga n'abarwanye, kandi babandi baba mafi abavuye muri Canada si Abanyarwanda, ariko harimo abakongomani, abanyamurenge. Nk'igisagara cya Ngozi cyuzuyemo abo bantu, igisagara cya Gitega cyuzuyemo abo bagwanyi, igisagara mu Ruyigi amahoteli aruzuye, i Muyinga amahoteli aruzuye, n'ahandi, ariko cyane Bujumbura. Uyu munsi wa none bakoze teste yo guhirika ubutegetsi bwa Neva, baravuga ngo ni murasi Bujumbura, kandi ababikoze bakora teste ku kibuga cy'indege, bafatamo iminota irenze 15, bakuyeho sinyari, bakuyeho konegisiyo, ikibuga kitari gukora. Abari gutestinga ibi bintu bari barimo muri teste, wibaza bigamije iki, bigambira iki? Kandi ababikoze barahari. Noneho ibi bintu inzego z'iperereza z'u Burundi ntabyo zibona. Ikibuga cy'indege kinyuzwaho ibiturire ntibifatwe, ikibuga cy'indege kinyuzwaho ruswa iyo ari yo yose ntibifatwe, igihugu kirimo abanyamahanga bangana kuriye mu buryo bwa ruswa. Kuko ubu chef de quartier Nyumba 10 ba mustanteri, aba bayobozi b'uducimbiri n'ibindi mu bisagara bya Bujumbura bari n'amahera. Uza gupanga aramupfumbatisha akajya mu hoteli, uza gupanga akamupfumbatisha akajya muri chambrette. Ugasanga nk'abantu 13 baba muri chambrette, kwa maso y'u Burundi atabibona, n'inzego zitabibona. Wagize ngo se biba byagiye he? Ni ukuvuga rero ikibyihishe inyuma. Hano hari abantu bari gutegura shuti yanjye, nubwo mubita Bahima mukavuga muti ni Abanyamurenge bari kubitegura. Hano hari ikintu kiri gutegurwa. Goma yafashwe mu minsi ngahe 3, Bukavu ifatwa mu masaha 24 yuzuye. Uvira ni ngombwa kwifatwa, wijya muri negociation zindi, wikwirigo ubaza ngo ese izafatwa cyangwa ntizafatwa, ni ngombwa kwifatwa. Ndaguhamiriza nk'umuhanuzi hano ndi ni Getsemani, ndaguhamiriza kwifatwa. Ibyo abantu bagaruka bakavuga ngo ntiza mama 23 ntishobora kureka kariya gace, nayo ntiyabifite umutekano mu bice yafashe jamais. Ubwo igihe cyazagera inzira igaturuka i Burundi
raforo cyangwa se inkunga zikanyura i Burundi zikayambura ibice byose yaba yarafashe. Bamwe yakingiye, bamwe yarwaniye, bakongera bakabahonya, bakabica. Rero M23 mu gitero igomba kugaba, mu ntambara igomba kurwana, Uvira isigaye mu biganza by'abanyamurenge, iri mu biganza by'abanyamurenge na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Ntabwo bishoboka hariya hazagwa umuntu, hariya hazahwera umuntu, hiyongereho n'undi haringwana igomba kubaho, igakubita, igafata mu kirere ikarwana, igafata mu mazi ikarwana, igafata mu butaka ikarwana. Kandi uko buzagenda kose Bujumbura gutsindwa kwayo muri Uvira, nagira ngo nkumenyeshe ko ni ibyago. U Burundi, izi ngabo iki gisoda cy'i Burundi, gutsindwa kwacyo muri Uvira ni ibyago mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ni ngombwa ko ubu butegetsi buhita buhinduka, ni ngombwa ko CNDD-FDD ihita itakara. Kandi sindi siri ko neva muze murebe ukuntu ibintu iyo bijya kudogera biba bibi. Igihugu cyubatswemo n'ibiturire cyane, biroroshye kuhanyuza ibyo wifuza kuhanyuza. Niba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nakubwiraga hanyura amabuye y'agaciro mu buryo bw'ibiturire, hakanyura abantu mu buryo bw'ibiturire naka, ukabona abarundi bamwe na bamwe bari kwidekarara, ndasaba ubwene gihugu mu Rwanda, ndasaba ubwene gihugu mu Bugande, ndasaba ubwene gihugu muri Kenya. Kandi abantu bakomeye, utavuga ngo i Burundi babura yo kupanga inzu, utavuga ngo i Burundi bafite ibibazo ibyo ari byo byose, nta kibazo na kimwe bafite. Wibaza bari guhunga iki? Wibaza hari gutegurwa iki, hari kuba iki? Buno rero uko byagenda kose ubutegetsi bwa neva hasi ibintu byarateguwe. Cyakora icyo ntari bwuzuze muza kwihangana, navuze ko Imana yantumye gusenga neva kavaho hatabayeho nyabwoko, ariko kuvaho kwaravaho. Mbabwira ko mu butumwa nahawe harimo ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Mugabo hagiye kwima umwami Dawidi, igihugu cy'u Burundi kizatera imbere cyane 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 ku rwego rwo hejuru. Noneho rero niba bigiye guca muri M23, ibyo bizwi n'Imana. Niba ako kajagari cyangwa se izo ngwano n'ibindi byose ari byo Imana iri bunyuremo ikimika Dawidi, nusenga Imana iraguha amakuru. Nuduga ugaca bugufi, ukareba uko wiherera, ukareba uko wibeta, ukareba aho ukatira, uhoraho araguha amakuru kandi yizewe. Kandi noneho umutima wawe uraruhuka. Buno ngicyo mbashije kukubwira, muze murebe muri Bujumbura ibibazo bihari. Ese ubundi ubu M23 itanateye, itanaje kurwana, ubundi Burundi mu buzima babarekeye kumuri bakabihorera, haba hari imyaka ingahe ko abantu bose igihugu bagisohoka, amashuri yageraho agafunga kuko nta bushobozi buhari bw'amahera mvamakungu. Kandi mwibuke ko nta wabakomanyirije, nta ngwano murimo, nta bibazo bindi murimo. Perezida avaho akajyaho undi, nta bibazo bindi mufitanye n'amakungu, nta bihano murimo. Mugabo hari ikibazo cy'ubukene, cy'ibitoro, cy'amase ya kijyambere y'imvaruganda, hari ibibazo by'amashuri, hari ibibazo muri politike, kandi nta n'igisubizo kiri kugaragara. Koko muri gutera amavoka, muri kubona ko nevo n'ibyo asura, muri korora inkwavu, muri korora imisiba, ibibyera n'ibindi. Mu by'ukuri igihugu ibyo bintu bizazana amadovize, ibitoro biboneka. Uzahinga voka, ushore voka, ugere ku mushinga voka yerera imyaka 3-7, ujye kurangura igitoro i Tanzania, badeduwane uze uhabene igihugu igitoro. Neva ntabwo abuza amafaranga yo kuzana igitoro, CNDD-FDD ntibuza abantu bafite imitahe yareka ngo bazane igitoro, ahubwo vuga ngo
ikubise umukeba uyirenza urugo. Iyi niyo igiye gukubita abasendide FDD, bayikubise Bunyoni, bayikubita Adolphe mu Kamenge. Iyo nkoni bamukubitishaga bayikubitisha n'abandi 2015 mujya mu bantu murabica. Iriya nkoni mwabakubitishije niyo igiye kugaruka namwe bakubita, kandi ibakubite, kandi irabakubita, kandi nibakubita nta garuriro, nta hantu muvuga ngo noneho ngurumva ngo oya, nta donke, nta vrema, nta kamemu, oya, irabakubita. Kuko akebo ugezemo wo kubigwa karindwi, mwagiye mu bintu byo gusenga, mugabo ntimwasenga, ahubwo mukatira mu bindi by'ubusuma no kubabaza bene igihugu mubicisha inzara n'ubukene n'imisoro, ikori riraduga. Murebe nk'uyu mugabo wo mu Buyenzi bishe nabi vrema, kandi bakamwica ari umwe n'igihugu wabo, utaragaragara mu masanamu, utaravuga Burundi nabi, utaragaragara ku marezo sosiyo, mugabo muramwishe mu muhaye sumu yapanya. Ariko nzamugarukaho ndacyatohoza amakuru menshi kuri we, ariko nantwe urupfu rwe rwatugezeho kandi rwaratubabaje kujya mbere. Mugabo uherutse gupfa mu mwatse $30,000, ibihumbi 30 by'idolari, n'ibihumbi 400 by'amarundi yari yabikuje kubwo burwayi ndetse n'ibindi. Rero uyu munsi wa none nikomereza sendide FDD, mwitegura umuriro muri Bujumbura. Isekeza mubamo, nkagenda mugasaka hano mu Bwiza, mugasaka mwijabe, abantu bari ibiturire, abantu uwo bagezeho wese arabapfumbatisha. Nta banyarwanda muri kubona kuko ari bo mwikanga, ko nta munyarwanda uri muri Bujumbura, bisiguye kubwo ngo igisagara kimeze neza, kubera ko hari abakongomani banyura hiye. Inzira iri buvira igi Burundi, inzira ahariho hose ugera i Burundi. Abanyarwanda rero mpamya ko bari mu Rwanda, abandi bari mu bindi bihugu, abandi bari i Burundi bafite ibyo bakora muzi munemera, nta kibazo rwose. Abandi bariyo FDLR, ariko ngira ngo aho gucumbikira FDLR wacumbikira aba banyarwanda basanzwe, koko bo Kagame yaranabigishije ntago bakica abantu nka kuriya, ariko FDLR nizitangira kwica, yewe we, ibyo bakoze mu Rwanda ziriya ntera hamwe, Mukama w'ikigogo, Uwiteka dutabara. Ntikomereze, nukuvuga rero ubu Burundi bwicaye ku gisasu, nka ko ubona abantu bashobora kwicara kuri grenade ifunguye, ni ku gisasu. Mwabonye ibyabaye kuri ya aeroport y'Ikisasa, Kisekedi nawe bamuheza mu kirere, kandi byose byibonekeje muri uko kwezi kw'icyenda. Imbuga nkoranyambaga zose muri uko kwezi kw'icyenda, kubera ikizibasi ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Kandi imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru bikomeye, ibyo muri Afurika y'Epfo, ibyo mu Rwanda, ibyo muri Kenya, ibyo mu Bugande, kuri ya aeroport, kubera icy'ubuhanuzi bwa Neva, abanyakenya abapasiteri babuvuga batumva ikinyarwanda, bagahanura, Bugande bugahanura, South Africa igahanura, n'u Burundi ubwanyu mukabihanura, n'abanyarwanda nanjye ndimo tukabihanura. Ntabwo ibi bintu, ntabwo ari ibintu by'ibishobisho, si imikino, si brage, oyaye, ni ibintu bigoye, biruhije rwose. Hano hagiye guturika ibintu nakita ibisasu bihavugira, koko icyo nzi cyo buno bari kubabara, abahima barategura, bari kubara nka kuri ababaze Goma, bakavuga ngo hari South Africa, hari u Burundi, hari Uganda, yego, hari Kenya, hari Malawi, hari Angola, hari Colombia, oya Colombia yari itaraza, iki gihugu kindi cyo mu Burayi nacyo cyari gifite abacashuro hariya muri Romania, ngira ngo naba Romania. Nukuvuga rero iriya mitwe yose, intare za Sarambwe nabo bafatanya bikorwa bose, na FDLR na Wazarenda, bamayi irabapangira
umunsi ubumwe irakubita iminsi 3 bose irabandagaza ibashyira hasi yigarurira Goma. Gisekedi ntiyavuga, Gisekedi akandirayo biranga, birananirana. Uyu munsi wa none planning cyangwa umupango n'imipango y'aba bagabo no gufata Uvira. Uvira iri mu biganza by'abawazarendo n'abarundi n'abamayimayi n'abanyamurenge. Mama 23 ntabwo iri bwemere ko wazarendo ari iyobora Uvira. Oya, ahubwo mama 23 iri mu ijambo ryo kugira ngo Uvira ifatwe, kiriya gice cyose yafashe kibe gifite umutekano, izahita ifunga. N'ubu ingabo z'abarundi zisubiye inyuma zigasubira i Bujumbura zigahagarara ku mipaka, ntago mama 23 yakambuka i Burundi. Ariko igihe bazarwanira muri Uvira bakarwana ingabo z'abarundi zigasubira inyuma, hazavamo akarambaraye, bizakurura akarambaraye. Kandi ibyo ndakubariye, bizakurura akarambaraye. Koko izi ngabo z'abarundi, izi ngabo ziri Uvira, Imana yari yarazivuze. Iyi ntambara Imana yari yarayivuze. Noneho nubwo babita kuri Perezida Kagame, bakabita ku Rwanda, bakabita no ku wundi muntu bumva bashaka badashaka, bakavuga ko ari abatutsi, ariko ibi bintu byahanuwe ngira ngo nge ntaravuka gose. Mbere ya 91 byarahanuwe, Nkurunziza atarajya ku butegetsi, CNDD-FDD kuva muri 2005 itarajya ku butegetsi, byari byarahanuwe ko intambara izaturuka hehe muri Kongo ikarimbura igihugu cyose. None se nanone nkubaza, urambarira ukambwira ko abarundi bo bari busubira inyuma? Ntabwo bishoboka, ntabwo abarundi bari busubira inyuma. Gusubira inyuma harimo abagwiza tunga bashoyemo ibishoro, bavuga bati ibuye rigume rize, mugume mucukure mu birombe, ntabwo bari busubira inyuma. Ikindi nacyo nabo baravuga bati niduturana na mama 23 nta mutekano ubutegetsi bwacu buzaba bufite, bigatuma habaho icyo nakita kutagira icyizere ngo urinde igihugu cyawe, ahubwo ukarinda umutekano utangiriye kure. Nka kuriya Putin yagiye gutangirira muri Ukraine kugira ngo arinde Uburusiya. Intambara iri muri Ukraine yafashe intara 3 nako, Zaporozhia, Crimea, indi ni yihera na Donbass. Yego ntabwo mbyibuka neza, simbikurikirana cyane, ariko biraho sorry. Ariko nawe warabyumvise cyangwa se nubirondera uzubironga. Buno rero tuvugana ibyo ndi kukubwira, abarundi nabo baje gutangira mama 23 itarenga Uvira. Ariko aba nkuko biri kuvugwa, nibiba ari bo bakupye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bikajya mu gacerere, bagakupa iby'ikisasa bikajya mu gacerere, ubwo ni mwitegura ikintu kizaturika muri Afurika. Noneho intare za Sarambwe zigasigara ziyoboye, zikaba intare koko. Ngira ngo bazahita baziha no kujya, zizahita bazizamura mu mapeti no mu magrade, ku buryo zajya zijya kurinda n'umutekano w'abaperezida bakomeye b'Ubufaransa cyangwa se no mu bindi bihugu bikomeye. Koko niba Bujumbura igiye gufatwa, Burundi bugafatwa, CNDD-FDD ikamanika amaboko igahunga, abandi bagapfa, abandi bakarira kubera iki gitero, nagira ngo nkumenyeshe ko aba bagabo bazaba ari abahanga mu kurwana no mu gutegura. Kandi biragaragara ko rwose aho batangiriye naho bageze nta kosa basiga inyuma. Bararwana ibintu byabo biba biri ku rutonde no ku murongo, nta guhubuka, nta kwidumbukiza, nta majambo menshi, ntabwo birirwa ku marezo sosiyo bavuga. Oya, barategura, niba ari igitero bakagifata bakakubita ibintu bigahita bigera iyo bigomba kugera. Buno rero Neva ubutegetsi bwe buri mu kaga, ubutegetsi bwa Neva
buri mu ngorane, ubutegetsi bwa Neva buri mu marira, buri mu gahinda kubera ko M23 igomba gufata Uvira. Bashyizeho gutoza ingabo nyinshi bazongere mu gisirikare, bashyiraho gahunda yo gusaka imihana yose cyangwa se isekeza, bashyiraho gahunda y'uko hagomba kubaho amabariyeri menshi. Ibyo bintu byose bifite icyo bisobanuye. Nevuba ingendo batangiye kuzigabanya, hari kuba amanama menshi muri CNDD-FDD ahoraho kandi atarangira mu by'umutekano. Ubu umutekano wongeye urakazwa impande zose, imyitozo yatangiye kandi hamwe abasirikare bari mu myitozo yo kurasa no kurwana. Ntabwo rero nzi, ahubwo nka Tanzania yakabaye yiza koko niyo yabyaye Burundi ku CNDD-FDD. Tanzania yakabaye zigatangira kwitozanya n'u Burundi, M23 ikazakubitira hamwe cyangwa igahondera hamwe, ubwo nyine kiba kikaba. Ariko niba Tanzania iriturije nta bibazo ifite, Burundi bugaragara ko buri mu myitozo bwonyine kandi bugomba kurwana ku gihugu cy'u Burundi n'icya Kongo. Niba Burundi rero bushobore kurwana intambara muri Kongo no mu Burundi, ngira ngo ni ikintu kigoye cyangwa se kiruhije. Koko Burundi kwambura M23 ibi bice bakabisubiza Gisekedi bifite icyo bivuze. Burundi kwambura M23 uduce twose yigaruriye bakadusubiza Gisekedi, muraba mutahukanye itsinzi, isi yose izabakurira ishapo ndetse mukajya kugarura amahoro mu mahanga yose. Ariko igihe muri butsindwe, igihe muri buneshwe, ngira ngo n'umwene gihugu w'Umurundi azabatakariza icyizere. Ubwo nyine azajya ashima abasogokuru baharaniye ubwigenge, ariko kuri Neva bazaboga mu mutwe bamese biyoge bavuge bati duhanaguyemo CNDD-FDD. Kandi ibi nkubwira ntabwo ari ibiza gutinda, ni ibintu bigiye gusohora, amaso yawe abireba, ubwenge bwawe buhari, buri kimwe cyose uri kwitegereza ukareba. Buno rero General Godefroid Niyombare agiye kongera agaragare mu itangazamakuru, agiye kongera agaragare ku rugamba, agiye kongera aboneke ahanganye n'abo yasize ateye kudeta igapfu. Niyombare agiye guhangana, ariko Prime we ntibazahangana, ahubwo Prime nawe akeneye ko ibintu bihinduka. Ariko Niyombare azahangana n'imbonerakure umunsi urenge. Niyombare agiye guhangana n'abantu bitwa imbonisi, arizo mbonerakure. Ni ukuvuga rero Niyombare sinzi aho inkunga ari buyikure, sinzi uko biri bugende, ariko mu mwitege mu minsi mikeya. Sinzi nabo bari bwinjirane, nabo bakorana n'amakuru ye, mugabo Niyombare mu mwitege ko agiye kuza mu Burundi kandi arasa kandi arwana. Sinzi niba no kurwana ko aharaniye kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se perezida wo kuyobora abarundi, mugabo sinzi. Ariko mu makuru gefite ntabwo umugambi warangiye, ntabwo intambara ihagaze, kuvaho kw'abadede ntibatsinze, nabo ubwabo barabizi. Bigeze y'umwana arira nyina ntiyumve, amazi yarenze inkombe. Buno niho Burundi buri mu cyoba kurusha indi minsi yose bwabayemo. Kandi tekinoloji iri hasi, abahinga bari hasi kubera ibintu by'ibiturire na za ruswa. Niba unyuza ku kibuga cy'indege ruswa ikahanyura, muri perezidanse ruswa ikakirwa, mu baminisitiri ruswa cyangwa ibiturire bikakirwa, no kwa perezida igiturire kikakirwa, ngira ngo icyo gihugu kugisenya biroroshye. Kandi aba bagabo nabo bafite amahera n'andi y'ubuntu. Koko niba ufite ubushobozi bwo kuba waha umuntu igiturire, uba ufite ubushobozi bwo kumukoresha ibyo ugomba. Niba ufite ubushobozi bwo kuba wabwira umuntu uti iyi serivisi ukagira kuno gusa, akaguhereza mukama w'ikigongo, mwizige ko ubwo nyine ibyari byoroshye birakomeye, kubera ko ntabwo igihugu mugikunze, nta nubwo mucyemera, koko mwakira ibiturire cyangwa ruswa mu nyungu zanyu.
ubwo mugurishije abenegihugu, mugambaniye abenegihugu, mubajugunye mu ngwano, bo batiziga, bo batiteguye. Kuko kandi Nevu ubwo aravuga ati niba ari ikintu abarundi bashoboye ni ibiturire na za ruswa. Kandi koko mu gihugu cy'u Burundi nanjye narahabaye, ntitubeshyanye ntiduhendane, ibiturire rwose asha, ibiturire biribonekeza rwose, n'ahandi birahaba, no mu Rwanda biratangwa, mugabo i Burundi ni nka bizinesi mu zindi. Ni ukuvuga rero tumaze iminsi dutambutse ubutumwa tubwira abantu ngo mucunge umugongo wanyu mu bisagara muherereyemo, mwigengesere mu masaha agiye atandukanye. Nuko amazi atakiri yayandi, ingabo mu gihugu ziri kwitegura z'u Burundi, none mwe ni muri kwitegura, kandi zo ziri kwitegura koko zivuga ziti abari muri Kongo nibatsindwa bakwiye gusanga twe twariteguye, kandi Kongo nineshwa tugomba kuba twariteguye cyangwa twaritoje tukarinda igihugu cyacu cy'u Burundi. Niba rero abari muri Kongo Uburundi bwagize ubwoba ko bashobora gutsindwa, ukabona Uburundi buriteguye, bo bari kwitoza, bari mu myitozo, wowe nk'umunyamasengesho ukora iki? Uri hehe? Upotereye hehe? Kutari gukora iki Imana igusaba cyangwa igutegeka? Shuti yanjye, birondere ndabirondere, ibyo uhoraho birarondezwa. Kiza agahanga kawe n'akabene wanyu usengera igihugu cyawe. Sahize rero aba bantu bagiye kuri aeroport, ibiturire bigatanga, ukabona bakupye ibintu. Asha, nagira ngo nkumenyeshe ko ako nakayobera abahinga. Yego, ako nakayobera, nibanga ntashobora kukubwira, kuko n'u Burundi ibi buremera ko byabayeho ariko bagatanga impamvu. Muri Kongo byabayeho ariko bagatanga impamvu, bifite icyo bivuze. Rero nje rero nk'umunyamasengesho, nk'umwigisha, mugabura, muhesha mu bya Kristo, ndetse uyu munsi ibi ni iby'ijuru rimpaye ngo mbatangarize, mbasabye gusenga mwiyirije ubusa ubudasiba, kuko isaha ku isaha, umunsi wari wo wose muri butungurwe, kandi hano harabisibaniro, kuko Bujumbura irapanze, irapakiye uko, kandi ipakiye abantu b'abagome gusa. Murebe Wazarendo ubugome ifite, FDLR ubugome ifite, aba bakongomani umujinya bafite gutsindwa, abarundi mbonerakuru umujinya bafite, abahutu ngira ngo bari bumere amababa n'amenyo, baraba babaye abandi bantu. Hatabaye amasengesho rero azabiroranye, ngo abiroranye, ngo afate aba bantu, yewe ubwo ibyabo byaba nka bimwe byo kwa Juvenal Habyarimana. Rero turasabye birabe ibyuya ntibibe amaraso, musengera igihugu, Neva aveho nka Neva, n'undi ajyeho nk'ugiyeho, ibya Kongo bibi bya Kongo, iby'u Burundi bibi by'u Burundi, by'u Rwanda bibi by'u Rwanda, kandi birashoboka. Yego, ntawe ubyara atavuye amaraso, nubwo yabinda y'ukwezi kumwe. Kuvaho kwa Neva bifite icyo bivuze kandi bishobora kwangiza, ariko nibura ntibigere aho ibyabaye mu Rwanda byageze. Onodigeze ya mbabarira rero, mbanze mpesha abantu umugisha, mpite ngaruka mbabwire Rembo wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mw'ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo nubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje,
kandi ageze ku irembo. Zabura intambara, ntawamahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo n'ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize shya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo n'ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe cyane. Tuguhaye ikaze aha ni Getsemani, mu munota wo gusabira umugisha cyangwa se kuguhesha umugisha. Harimo abantu bavuga ngo iyaba twakoraga ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana gusa n'ubuhanuzi no kubwiriza no kwigisha, ni byiza. Harimo n'abandi bavuga bati yaba wakoraga ibya politike gusa, iby'Imana ntubigemo, nabyo ni byiza. Bandi bati uzi gusesengura cyangwa se uri n'umuvugishwa uvuga bigahita bisohora, cyangwa se tukabona n'ibimenyetso. Iyo mbese mwese mugenda muvuga muti kora ibi, abandi bati kora ibi, abandi bati vuga ibi. Ngira ngo rero hari uri kubibona ko ni mu buvumo, ariko aha ni mu muryango ujyayo, nk'uko twari twabasezeraniye ko Yesu Kristo mu rugendo rwe yagaragaye i Getsemani, agaragara mu mazi, agaragara asengera abantu, abohora abantu, abatiza abantu mu buryo butandukanye. Umurimo mwiza yakoze turawumushimira. Natwe rero tuba tugera ikirenge muke kugira ngo ivugabutumwa yaturagije yaduhaye nk'indagizo ribashe gushyikanwa aho rigomba gushyika. Ngarutse rero subiza aba bantu mwese ibitekerezo byanyu ndabisoma uko mubyifuza. Ngewe nahawe ubutumwa bwo gusengera igihugu cy'u Burundi, ntabwo ubutumwa bw'uko Ndayishimiye agiye gukurwa ku ngoma agasimburwa n'undi. Yego, bityo rero urumva numbwira kubwiriza gusa ndaba ntaye wa muhamagaro wanjye. Kandi nanone nimbivuga mu buryo nkavuga politike gusa ndaba ndi umunyepolitike gusa. Oya, ahubwo nk'uko yenda se nabitangaje wasanga utarabyumvishe mu butumwa bwatambutse. Jye namaze imyaka 9 ndi gusengera igihugu cy'u Burundi. Kuva mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka niho nahawe misiyo yo gusengera Dawidi ugiye kwima. Noneho rero no gusenga hakaboneka amahoro, Ndayishimiye akavaho mu buryo abantu batarinze gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Naho gupfa h'umuntu nanjye nzapfa, n'ubu napfa, ni bisanzwe. Ubwo rero umuntu utarasobanukiwe nkwiseguyeho, sorry umbabarira, ariko ubutumwa cyangwa se misiyo nibimara gufata urutonde muri uko kwezi cyangwa mu gutaha Yesu amaze kwiyubahisha, rwose nabwo kandi ntabwo nzashimisha bose, sinzaneza bose. Oya, na Yesu Kristo ndi kwamamaza hano harimo abatamwemera n'abatamukunda n'abatamwumva. N'Imana Data harimo abatayemera n'abatayikunda. Ngira ngo rero runo rukerera turimo, ariko aho bwije aho bukeye Uwiteka akumpere umugisha. Yego, ya nihute rero ubutumwe bwiza rero kugira ngo duhezagire nihuse.
hari ijambo turi bwifashishe Pawulo yakunze gukoresha cyangwa se mu ivugabutumwa rya Pawulo yavuze. Uwiteka yahaye Pawulo misiyo yo kubaka ubugingo mu muntu, cyangwa se kubaka mu muntu mwo ubukristo buzabona Imana. Aramubwira ngo noneho genda wigishe. Imana ibwira Pawulo, narabikunze ndanabishima, nk'umwubatsi mwiza Imana yatoranyije, ndetse wavuze ubutumwa bwinshi kandi henshi kandi cyane, agahura n'akaga, agahura n'intambara. Pawulo Uwiteka amuhe umugisha. Abwira abantu ngo Imana iramuhishura, amubwira ngo nk'uko ubona umubiri ari umwe, uba ariko wubaka n'ishengero ibimwe mu muntu. Yego, ngira ngo rero yaravuze ngo umubiri ntusigana, umubiri ntujya impaka, umubiri ntugira impari. Bityo ko umubiri utagira impari, no mu gikorwa cy'Imana nuko bikwiye kugenda, no mu bantu b'Imana nuko bakwiye kuba babaho. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Aho rero niho Pawulo yavuze ngo biguma byoroha. Umuntu ategerezwa ngo kugira urutonde nk'urw'umubiri ufite, akaba ari rwo agiraho kugira ngo agire ubugingo buzima, cyangwa ubukristo buzima, cyangwa se ubweranda buzima. Yego, urabyumva neza. Koko nuko Pawulo aravuga ngo iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, zose zishimira hamwe icyo cyubahiro urwo rugingo rufite. Iyo urugingo rumwe rubabaye, ingingo zose zifatikanyiriza hamwe kubabarana na rwa rugingo, cyangwa zikifatikanyiriza hamwe gushimana no gushima muri rwa rugingo. Mungu wasifiwe. Noneho iyo urugingo rero, nk'amaso ntabwo areba ngo arebe buze kugoroba avuge ngo niriwe ndeba none amatwi nanyakire, jamais. Ngira ngo nta mpari y'amaso n'amatwi. Ntabwo akanwa kari buvuge ngo nikahaga cyangwa karambiwe kabwira amaboko ngo nawe vuga, sinkuvugira ngo nkusabire ibi nkukorera ibi. Amaboko iyo ari koga, uyu umuntu ari kwiyoga mu buryo bwose, uri muri dushe, yoza umubiri ingingo zose, kandi akareba ko zikeye, kandi ijisho rikaba itara ry'umubiri no mu rugendo rwa misi yose. Ntabwo bisigana. Iyo umuntu umwe yambaye urutoki, yagize mariage, akambara impeta, yego, akambara impeta yakoze mariage, umubiri wose iyo ubukwe butajemo amastress y'ibijyanye n'amahera n'ibindi, cyangwa se abarozi, rwa rugingo rufatikanyiriza hamwe kunezerwa n'izindi ngingo zose. Iyo umuntu asitaye kuko amaguru ari yagenda, izindi ngingo zose zikora icyo nakita gutanga pole, ukicara ahantu hamwe ukahangana n'isanganya uhuye nayo. No mu buryo bw'ubukristo rero mukwiye kuba parite yo mu mwuka ikorana, idasigana, ihura, iri ku rutonde rumwe. Iyo yatagaranye cyangwa yavuye ku rutonde rumwe, bituzanira akaga, bituzanira ingorane, kubera ko nyine tuba tutari mu rutonde neza. Ibaze nawe imyaka ingana, imyaka umaze ukungana, ntabwo urugingo rurasigana n'urundi, ntibiragira impari, ntibirajya muri parike kuburana, ntibirajya ahariho hose. Urugingo rwawe rujyana n'urundi, kandi hari ingingo zikora ibiteye isoni, cyangwa se iby'icyubahiro, cyangwa se ibiciriritse. Nk'igisusu umurimo gikora ni ukwicara, ndetse hakabamo n'inzira isohora bimwe umubiri umaze gukuramo ibyo ukeneye, umwanda, cyangwa se umwanda mukuru, reka mbivuga uko. Ntabwo umubiri usigana ngo uvuge ngo ngiye maze igihe munyuzamo ibi none uyu munsi ndigaragambije ndabyanze. Oya. Ariko mu mwuka, kuba nta rutonde ugira rwo mu mwuka nerera, kuba nta rutonde ufite rwo gusenga ngo ushyire hamwe usange kwizera guhuye n'urukundo, guhuye n'ubwenge, bihuye n'umubiri wawe, bihuye n'intambwe wateye werekeza mu rusengero, cyangwa se werekeza aho ugomba gukorera igikorwa. Nkanjye nagize ingabirano yo gusura abagwayi cyane kwa muganga Roi Karedi Presherija mu Rwanda, mu bitaro bitandukanye by'akarere. Roi Faisal ho sindajyayo, cyangwa se mu bitaro byitwa Umwami Faisal niho nari ntaragera. Mwivuga butumwa nk'iyo biba bisaba ko iyo umutima wawe ugambiriye ibyiza, n'izindi ngingo zose zo mu bwenge, mu bitekerezo, ndetse
bihita bishyira hamwe kugira ngo cya gikorwa cyawe kibe cyiza cyane. Niba rero wowe ushobora kuba ingingo zidashyira hamwe zo mu mwuka, ni igihombo gikomeye cyane shitani yakoze. Ugambirira gusenga, shitani ikakugwanya ntusenge. Ugambirira gutanga, shitani ikakugwanya ntutange. Ugambirira gukora ibyiza, ibibi bikagutanga imbere, ariko bikaba ari bibi tujuru bihora bigutanga imbere. Pawulo nubwo yavuze ngo ibibi bimutanga imbere, ariko ntabwo byari buri munsi, ahubwo we ni ibyamucitse mu rugendo rwe, mu buryo yakoraga ivugabutumwa. Uyu munsi wa none rero natwe nitubwira abantu ngo eske upfukamye uri gusenga ubundi uvuga iki? Upfukamye asenga yakabaye avuga ati mwami Yesu, umubiri wanjye ushyire hamwe mu kugukorera, kuko biro ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, kuko ari ryo tegeko riruta ayandi. Kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga mu byo Uwiteka dutegeka, mukwiye kuba mukora imigambi cyangwa murangurura imigambi mu bya Kristo, ariko ugaharanira no gusenga upfukamye, gusaba Uwiteka ko ibintu byawe bishyira ku rutonde. Niba uri guhanura, niba uri gusenga, niba uririmba, niba wigisha, niba ubwiriza, ukaba uri umukristo ufite urutonde. Iyo umukristo adafite organization nziza, bihita biba akajagari, bihita biba profi na shitani ikaguprofita. Biba bigusaba rero ko iyo nta rutonde ufite uhura n'igihombo gikomeye cyane. Umukristo akwiye kuba afite iki? Urutonde mu gukorera Imana. Noneho rero nk'uko ingingo zishyira hamwe, nawe ukwiye kuba mu by'umwuka ufite urutonde rumwe rudahindagurika cyangwa rutajagaraye, cyangwa se bifite nyine iyo biri kuva n'iyo biri kujya. Uwiteka nahimbazwe cyane. Rero umwubatsi mukuru ari we Yesu Kristo niwe wavuze ngo Pawulo unyubakire, ariko bamuha meziri, aramubwira ngo ntuwitegereze uko umubiri ushyira hamwe. Abakristo baba ariko bakora, nabo bashyire hamwe, babe babumwe. Ubu rero ni imanza, ni kudeta mu rusengero, ni ingwano mu rusengero. Nta bihugu bishyira hamwe, umugabo n'umugore ntibashyira hamwe, abana n'ababyeyi ntibashyira hamwe, ni hake y'abashyira hamwe, ahandi ni ugucengana, ahandi ni imicezo ya ndani. Usanga hibonekeza kudashyira hamwe. Kandi Yesu yaravuze ngo iyo ubwami bwigabanyijemo kangahe? Kabiri, ngo ubwo bwami burasenyuka, ntibuba bukibaye ubwami bumwe. N'umubiri udashyize hamwe umuntu arapfa. Uzabona iyo urwaye umutwe neza, umutwe ugatandukana n'ikindi gice, egare urapfa. Mugabe iyo urwaye undi mubiri, izindi ngingo zikagufasha zikagushyigikira, urasindagira ukagwazwa, ugakira, ugasubira mu buzima rusange. Niyo mpamvu rero buno tuvugana no mu mwuka, niba hariho igice kimwe gikora ikindi ntigikore cyangwa ntibishyire hamwe, ufite ibyago byinshi by'uko umusaruro n'inyungu n'ibyo wari kwinjiza bizagenda biba bike cyane. Ibyo wakabaye winjiza si byo bizinjira. Buno mbifurije cyangwa se nkusabiye umutima n'umubiri bishyire hamwe. Noneho rero igice cy'umwuka ari cyo Mwuka Wera amaze iminsi nigishaho, mu mwuka saba urutonde Uwiteka guha urutonde rwo mu mwuka, kandi nawe urwo rutonde urukurikirane ku buryo uraba ufite organization cyangwa se nyine umurongo mwiza ibintu byawe biriho. Niho uzabona impera Yesu Kristo ubwo azahagarara ku bicu aje kujyana umugeni. Yego, haleluya. Rero turagushimiye, reka dusoze dusengana. Uhoraho, hano hantu nahaje kubw'ubutumwa twahawe, kubw'igikorwa dufite, na Yesu yaragendaga akagerayo, tuhafite iminsi itari mike, ariko umwami azadushoboza. Ngira ngo rero ni Umwuka Wera. Kristo aravuze ngo numvise umwuka mpatira asunikira kujya kwiyiririza ubusa aha n'aha. Ni ukuvuga rero natwe nuko wajya Uganda Palm Mountain ugasenga, wazamuka Kilimanjaro ugasenga, waduga mu Ruyigi, Karusi, Burundi bugira ubutayu ahantu henshi n'u Rwanda, ariko ukareba ahatashyira ubuzima bwawe mu kaga,
ndetse ukigengesera ukanicunga mu buryo bumwe n'ubundi, ubwo ibindi Uwiteka arirwanirira. Rero turagushimiye, umukama ahabwe icyubahiro. Ndagushimiye mwami Yesu, uri igiti k'inganzamarumbu risamba itarumba, waratubanjirije uzanaduheruka. Umuntu wese wizeye ijambo ryawe riramukiza kandi rikamubohora. Ndagushimiye rero, uhe ubugingo bwacu kudasigana, amagara yacu ntasigane, noneho buri kimwe cyose kifigire urutonde rwiza kandi rumwe. Izina ryawe rishyirwe hejuru data. Turakwinginze mwami Yesu, ukore ibitangaza, ukore n'imirimo. Haleluya. Udufashishe ubuntu bwawe, natwe twubaka umubiri umwe, twubaka ubugingo bumwe, kandi tube mu gihugu kimwe, kandi umwanzi turwanya abe shitani. Ubundi icyubahiro ni icyawe Yesu. Mwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen.